Plastic surgery, uburyo bwakoreshwaga mu buvuzi mu gusubiranya ibice by'umubiri byangiritse. Ese byaje guhinduka gute inzira yo gushaka ubwiza kuri bamwe? Uyu munsi ngiye kugusobanurira uburyo plastic surgery ikorwa ndetse n'ingaruka bishobora guteza igihe itakozwe neza. Na bamwe mu byamamare bagiye bakoresha buno buryo kugira ngo babashe kugaragara neza muri sosiyete. Urakaza neza. Buri munsi imikorere yo mu isi mu buryo kamere igenda ihindurwa n'iterambere, aho usanga mu buzima bwa buri munsi kuri iki gihe imashini cyangwa se ibindi byuma bisa nk'abantu byitwa amarobo bisigaye ari byo bikora imirimo kera yakorwaga n'abantu. Gukora mu buryo butari karemano rero bigaragara ko bitanga umusaruro mwinshi mu buryo bw'amafaranga ugereranyije n'uko abantu bakwikorera buri kimwe badakoresheje imashini. Uku kwiyambura ishusho kamere mu mikorere y'abantu ntibyasize no kwiyambura ishusho kamere mu miterere y'imibiri yacu, kuko byagaragaye ko nabyo bitanga umusaruro mwinshi nanone mu buryo bw'amafaranga ku babikoze. Hakunze kumvikana impaka ku bijyanye n'ibyiza n'ibibi byo kwibagisha bimwe mu bice by'umubiri hagamijwe kongera ubwiza, bizwi nka plastic surgery. Gusa benshi ntibabisobanukiwe n'uburyo iki gikorwa kigenda n'ingaruka zishobora kuba igihe umubiri w'ubikoresheje utabyakiriye neza cyangwa se igihe igikorwa ubwacyo kigenze nabi. Ubundi plastic surgery yatangiye ari uburyo bwo gusana bimwe mu bice by'umubiri byangiritse ku buryo byagira ingaruka ku muntu bidasanzwe. Akenshi abakoreshaga iki gikorwa babaga bakoze impanuka cyangwa se bafite ikindi kibazo cy'ubuzima. Gusa kuri ubu umuntu arifata nta kindi kibazo cy'uburwayi afite, yakwireba akabona ko adateye neza, akajya kwa muganga agasaba ko bamubaga ahantu runaka ngo agaragare neza. Ibice bikunze kwibandwaho mu guhindurwa by'umwihariko ku byamamare harimo amazuru n'igituza ku bagabo, amabere n'ikibuno ku bagore, ndetse n'uruhu muri rusange ku bice by'umubiri bigiye binyuranye mu buryo bwo kurwanya gusaza. Intambwe ku ntambwe, dore uko kwibagisha ibice by'umubiri hagenderewe guhindura imiterere y'umubiri bikorwa. Mbere y'uko wibagisha mu buryo bwa plastic surgery ngo uhindure imiterere y'umubiri, uba ugomba kubanza kuganira n'umuganga uzobereye muri iki gikorwa, plastic surgeon. Uyu agusobanurira ibigomba kuba mbere, mu gihe ndetse na nyuma yo kukubaga. Ikindi kandi abanza kuguha isuzuma ry'imitekerereze, psychological assessment, kugira ngo utabikora nyuma ukazicuza bikakuviramo ingorane zo guhungabana, dore ko bamwe bajya babikora nyuma bakazasubira kwa muganga basaba gusubizwa uko bahoze mbere kubera ibibazo bijya bibateza cyane cyane mu myaka yigiye hejuru. Dore uburyo babaga amabere ngo agaragare neza bongera ingano yayo. Breast augmentation surgery. Amabere ni kimwe mu bice by'ibanga ku gitsina gore kandi ashobora kwerekana ubwiza bw'umugore bitewe n'uko yagaragara. Ibihugu byinshi by'i Burayi no muri Amerika, umugore cyangwa umukobwa mwiza ni uba ufite amabere atubutse mu bunini kandi ahagaze neza, bigatuma abafite amato cyangwa yaguye kubera impamvu runaka bahorana ipfunwe, ubundi bakajya kuyabagisha ngo abe manini. Ibi rero bigerwaho hakoreshejwe igikoresho kabuhariwe gishyirwa imbere mu ibere, ubundi kikamaramo igihe runaka kiribyimbisha. Iki gikoresho kizwi nka breast expander cyangwa tissue expander. Iyo kikimara kwinjizwa mu ibere hahita hatangira igikorwa cyo kucyuzuza amazi harimo umunyu cyangwa se kikuzuzwa ikindi kinyabutabire cyitwa silicone hakoreshejwe urushinge. Igikoresho cyitwa tissue expander gishyirwa mu ibere, murakibona kuri aya mafoto. Umugore uri gukorerwa iki gikorwa aterwa ikinya cy'umubiri wose, general anesthesia, agasinzira ntaze kumva ububabare na buto. Muri rusange umuganga abaga agace ko munsi y'ibere akahaca umwenge, yarangiza akinjizamo icyo gikoresho, akaba hapfutse kugeza igikorwa kirangiye, akongera akagikuramo. Ukundi bashobora kubigenza ngo binjize expander mu mubiri w'umugore ni ukubaga munsi y'ukwaha, ariko hafi y'ibere hakoreshejwe igikoresho cyitwa endoscope. Iyi endoscope ni igikoresho kiba gifite akuma gafata amashusho cyangwa se kamera, ariko nanone hariho utwuma two gukata ku buryo muganga agacengeza mu mubiri agashyiramo expander nta kintu yangije mu mubiri, kuko aba bireba ku kirahure cya mudasobwa. Iki gikorwa cyose iyo kirangiye ibere nta kibazo risigarana, ahubwo munsi y'ukwaha niho hasigara inkovu. Ubundi buryo bukoreshwa no gukata ku muzenguruko w'aho imoka itereye ku ibere, ubundi expander ikinjizwamo. Ubu buryo bwo ariko bushobora kugira ingaruka zitari nziza ku ubikorewe, kuko ashobora kuzagira ibibazo mu konsa, akajya aribwa cyane ndetse akaba yanatakaza ubushobozi bw'imoko ye mu kumva ikiyikozeho cyangwa se loss of sensation. Uburyo bwa nyuma bwifashishwa mu kwinjiza icyuma kibyimbisha amabere mu mubiri ni ugutobora mu mukondo w'umugore
ubundi bakinjizamo expand ikazamurwa na ka gakoresho kitwa endoscope kugera hejuru mu gatuza. Mbere yo kwishyirishamo iki gikoresho rero, abagore bagirwa inama yo kubanza kuganira n'abaganga ngo babagire inama ku buryo bwiza bwakoreshwa ndetse n'ubwoko bwiza bwa expander bwakoreshwa bitewe n'umubiri wa buri muntu. Umuhanzikazi Kelly Rowland nawe yifashishije tissue expander mu kongera ingano y'amabere ye. Noneho dore uburyo bunyuranye bukoreshwa mu kubaga amabuno ngo nayo agaragare neza. Uko umuntu agenda asaza, uruhu rugenda rukweduka bitewe n'uko kwangirika guturutse ku mirasire y'izuba, ukwiyongera no kugabanuka kw'ibiro ndetse n'ibindi. Ibi byose rero bitera uruhu rwo ku kibuno kunanirwa bigatuma amabuno agwa. Amabuno kugira ngo amere neza ashobora kubagwa mu buryo butatari bwo kuzamurwa akamera neza igihe yaguye, cyangwa se buttock lift. Ashobora kugirwa manini hakoreshejwe igikoresho cyabyimbisha, buttock augmentation, cyangwa akagirwa manini hifashishijwe kuyateramo ibinure, buttock fat grafting. Dore uko kuzamura amabuno yaguye cya buttock lift bikorwa. Mbere y'uko iki gikorwa kiba, muganga arabanza akagutera ikinya, ubundi agahita abaga hejuru y'ikibuno gato aho umugongo urangirira, akava ibumoso akagera iburyo, ubundi agasunika ikibuno cyaguye kikigira hejuru. Iyo ibi bikimara gukorwa, uruhu ruhita rurenga hahandi aba yakase munsi y'umugongo, ruhita rukatwa akahadoda. Iki ni igikorwa gishobora gutwara amasaha agera kuri 5. Iyo ibyo byose birangiye, uyibagishije ahabwa imiti imugabanyiriza ububabare, ikaba yanarinda kuvura kw'amaraso ku kibuno kuko byateza ibibazo, akanatangira gufashwa kuba yagenda gahoro gahoro. Bene uyu muntu abuzwa gukora imirimo ivunanye mu gihe runaka, akanabuzwa kwicara cyangwa kuryama mu buryo bwakwedura ya nkovu biri munsi y'umugongo. Ikindi akorerwa ni uguhabwa imiti yabugenewe izwi nka scar cream yo gusiga ku nkovu y'aho yabazwe ngo izasibangane nyuma y'igihe runaka. Noneho dore uko hongerwa ubunini bw'amabuno hifashishijwe icyakwedura cya buttock augmentation. Kuri ubu buryo umuntu arabanza agaterwa ikinya rusange cy'umubiri wose, general anesthesia, ubundi muganga agahita atora ikibuno mu buryo bwa gihanga ahereye aho buri gice cy'ikibuno gitereye munsi y'umugongo, agacamo umwenge munini ugera aho ikibuno kirangira hejuru y'intege gato kuri buri gice cy'ikibuno nyine. Noneho igikoresho cyabugenewe cyitwa silicone implant kigahita gicengezwa muri ya myenge. Uburyo bwo kwinjiza silicone implant muri iyo myenge bugenwa n'ubwoko bw'icyo gikoresho, ingano y'amabuno ikenewe ndetse n'ubukomere bw'uruhu rwa nyiri gukorerwa igikorwa. Nyuma y'ibi ngibi umuntu aradodwa, amabuno agatangira kugenda abyimba mpaka ingano yifuzwa igeze. Noneho dore uburyo hongerwa ubunini bw'amabuno hakoreshejwe uburyo bwo kuyateramo ibinure buzwi nka fat grafting. Hari igihe usanga umugore abyibushye ahandi ariko ikibuno ari ntacyo, cyangwa se ugasanga ahantu abyibushye ariko yifuza ikibuno kinini. Iki gihe rero hashobora gukoresha uburyo bwo kumuvoma ibinure fats mu bindi bice by'umubiri we, hanyuma bigaterwa ku kibuno, cyangwa se hakifashishwa ibinure biba byakorewe mu mazu yabugenewe azwi nka za laboratories. Aha naho rero umuntu arabanza agaterwa ikinya, ubundi umubiri we waba ufite ibinure bihagije akaba yavomwamo bike hakoreshejwe uburyo bwitwa liposuction kugira ngo bijyanwe guterwa inyuma ku kibuno. Ibinure bimaze kuvomwa mu mubiri birabanza bigatunganywa kuko hari igihe biba byivanze n'amaraso cyangwa se indi myanda yo mu mubiri. Iyo liposuction irangiye hakurikiraho kwinjiza bya binure cyangwa fat injection mu bice byombi by'ikibuno hifashishijwe inshinge zabugenewe za serenge zigenda ziterwa ku kibuno cyose. Nyuma y'iki gikorwa ikibuno gitangira kugenda kibyimba gake gake buri munsi, ariko bikazahagarara nko mu gihe cy'amezi 12 cyangwa se umwaka umwe. Iyo wakoreye iki gikorwa ubundi nyuma ukananuka, na cya kibuno kiragenda kuko umubiri ukoresha bya binure bizwi nka fats byo ku kibuno nk'uko ukoresha n'iby'ahandi mu mubiri hasanzwe. Noneho izi ni zimwe mu ngaruka mbi zishobora guterwa no kwibagisha ikibuno n'amabere hagamijwe gushakisha ubwiza. Hari igihe igikorwa kigenda nabi bikarangira umuntu agize amabere atangana cyangwa amabuno asumbana n'ibindi byinshi. Umuntu ashobora kumara kubagwa, noneho uruhu rwo ku kibuno cyangwa mu gatuza rugapfunyika amazi, mbese nka kwa kundi bigendekera uruhu igihe umuntu ahiye, kandi birababaza. Iyo bibaye gutyo bisaba ko umuntu ahora ajya kwivomesha y'amazi buri gihe kugeza igihe bikiriye, byaba na ngombwa akabana nabyo ubuzima bwose. Ibisebe bisigaraho umuntu aba amaze kubagwa bishobora gutinda gukira, cyangwa se hagira icyongera kumutoneka bigasubira ibubisi.
ugasanga rimwe na rimwe umuntu bimviriyemo izindi ndwara. Kubaga amabuno n'amabere bishobora kwangiza udutsi duto cyane dushinzwe gutanga amakuru ku bwonko sensory nerves, bigatuma umuntu adashobora kumva ikimukozeho ku kibuno cyangwa ku mabere, ese akajya asa n'uwahatewe ikinya igihe cyose. Nk'ukundi kubagwa kose rero, uku kwibagisha bishobora gutera kuva amaraso menshi bikaba byahitana umuntu. Igihe bikozwe n'umuntu utabizobereyemo bishobora gutera kanseri. Inama igirwa abibagisha ibice binyuranye by'imibiri yabo bya plastic surgery ni ukubanza bakegera abaganga babihugukiwe bakabagira inama, kuko abantu bose siko bemerewe gukorerwa ibi bikorwa bitewe n'uko imibiri yabo iteye. Nizera yuko wari ufite icyo wibaza kuri plastic surgery, ubashije kubona amakuru y'ingenzi. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe kuri channel yacu, ubashe gusharinga video igere ku bandi, ubundi tubane mu biganiro byiza by'ubutaha.